ariko byose bimeze neza ndetse birenze kuba byiza. Nyuma y'aho ngaho cya gihe ubwo twari turi handi mu biro, hahandi muri ka kumba, hari ibintu navugiye muri ako kumba k'imbaho, ariko umuntu mu kutabitahura akavuga ibintu bigatangira kubaho mu buryo buciye bugufi, umuntu atigeze anabimenya atabyitayeho, hagatangira kubaho ibintu muri ubwo buryo, mu buryo buciye bugufi bworoheje. Ngira ngo mwese mwarimo mwumva amajwi, ayo ni amajwi yafatiwe aho ngaho, ndiza ko ejo hatambutse twabivuzeho. Namwe murimo muriga. Ibyo byafashwe mu majwi, byavugiwe aho ngaho, ariko kugira ngo abantu batazatangira, ni byiza ko abantu tubibabwira, bigafatwa no mu majwi ko hari byabaye kuri uwo munsi. Ni nko ku itariki 9, ntabwo twigeze tujya kureba, ariko habayeho itariki 9, ntabwo zari zarigeze zibaho, itariki 9 z'ukwa 4 bikaba icyumweru cy'umuzuko, kugira ngo ku itariki 19 z'ukwa 5 huzura iminsi 40. Ni uruhurirane, kuko mwibuke ko yamaranye iminsi 40 n'abigishwa be. Nyuma yaho azamuka mu ijuru. Mwumva haciyeho iminsi 10. Hari icyo bisobanuye, ariko mu buryo bwo mu mwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri ufatika. None se murebe uruhurirane ku buryo ejo hatambutse mu gitondo saa 3:05 za mu gitondo habaye umutingito. Ibyo ni ibintu byinshi bitandukanye, ibito bita Imana igenda itwerekeramo iduha imbuzi. Ariko uko umugisha urushaho kwirukanka, ni nako n'umwanzi arushaho kuvuduka yirukanka. Byari bimeze gute muri kwa kubakwa kwa hera cyane? Kuko buri mesaje yagiye yubaka igice cye, yabaga ari umwuka wera anyuze muri buri mesaje agenda yubaka ahera. Naho ahera cyane, igihe ho harimo hubakwa, we icyamuzanye ni ukuza kubaka nawe ahera cyane, kandi ntabwo ashobora gutura ahera cyane hataramara kuzura. Igihe inkingi y'umuriro yamanukaga kirya gihe ni nyuma y'aho Mose yeguriye urusengero Imana na Salomo abigenza atyo. Rero nuko hari hamaze kubakwa harangiye, kandi intore zose zirahari, amabuye mazima, abo ngabo niba Imana yubakisha urusengero rwayo, Imana igahera ko ikahinjira. Ariko rero niba yarabanye natwe arimo akora, nuko yarimo yubaka urusengero. Rero ntago ubwiza bw'Imana bwashoboraga kuhinjira icyo gihe, ariko ubu ngubu noneho nibwo ubwiza bw'Imana burimo buhinjira. Rero nta wundi ukwiye gukora ubukozi keretse ubwiza bw'Imana bwonyine, nibwo burimo bukora ubukozi. Niyo mpamvu yavuze ko hazashyika n'igihe ubwo bose bazakurikirana ndetse no kuramya kuzajya kubera Puerto Rico. Ibyo ngibyo birimo biratwereka, bivuga umwe wenyine asohoza ubukozi. Bagiye bambaza bati, ese Benji, ese dukomeze cyangwa tujye dusenga gusa n'indirimbo imwe ubundi dushyiremo itumanaho, transmission? Ntimwumva, ibi byose ni ukugenda bisobekerana, ntabwo ari uko. Ariko ubu noneho nujya kwitegereza uzasanga bose bashyiramo transmission. Mwarabibonye ko atari sijya wabibabwiye. Rero murumva ko rimwe na rimwe ni ishyanga rimwe n'abantu bamwe ubwabo bibwira pastor bati, we duha amatangazo isaha mbere y'igihe kugira ngo uhagarike duhite dushyiramo transmission. Ntimwumva, ni ukuvuga ngo utwo twose ni utuntu dutoya, ariko dusa nk'utuntu duto, ariko twagenda tukwereka uburyo hari ibintu bigenda bisohora kugeza ubwo bizaba ibintu twese bimwe kandi bisanzwe. Rero twese tugatega amatwi ahangaha kugira ngo amaso abe ariho tuyahanga, kabone n'ubwo byahera no mu bindi bihugu, mu bundi buryo runaka wenda byavugwamo, ndetse aho ngaho hagatangira kubera ibintu. Umuntu yaba hari yaba adahari byatangira, kubera ko mwene data Branham ntabwo yari ari kumwe na Meda mu bitaro. Birashoboka ko havugwa ijambo bagahera ko bakavuga ati, Benji hari ikintu amaze kuvuga hariya, dore mwumvise
nimwumva nka cya gihe yavuze ngo bishobora kuzahera mu bindi bihugu. ni ibintu biciye bugufi byoroshye nk'uko iteka ryose byagiye bimera. rero byose bikoreshwa ijambo rirema, ntabwo bisaba kujyayo. ako kanya iryo jambo ry'umuhanuzi rigahera ko rigasohora, kandi bigahera mu bindi bihugu, kandi byaranatangiye koko, kuko hariho abantu bamaze gutangira gukira. ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe hari igihe umuntu yibwira ko ibintu biri mu gihe kizaza kandi byaratangiye kuba, kwa kundi bavuga ngo ibintu 9 mu bintu 10 byaramaze kuba, umuntu ntabibone, cyangwa se icya 10 nacyo kikamucaho ntakibone, kuko Imana iba yabisoje mu buryo buciye bugufi bworoheje kugeza ubwo ntawe utahura ko hari ibyabaye. hari ibintu ngenda ntahura. impamvu yavugaga yuko umuntu agomba guceceka akareba gukura kwa gatatu gusa ntagire icyo avuga, ni ukubera yuko Imana izagenda itanga ishusho yabyo, kandi ntabwo ari byiza, ntibikwiye ndetse kuba hari icyo wavuga na gito, kubera yuko ibyo nibyo byabaye kuri mwene data Branham mu kuvuga akabwira abakozi b'Imana uburyo igihembwe cyo gukura kwa mbere no gukura kwa kabiri kwakoraga. yakoze ikosa, byatumye hagaragara ubwiganyi. niyo mpamvu kuno gukura kwa gatatu ntawe ukwiye kugira icyo akuvugaho, keretse gusa wa wundi umwe ufite urufunguzo. mpagaze ku rugi ndakomanga. ntimwumva? arimo arakomanga ku rugi ku mutima wa buri ntore yose, kandi intore nizo zakinguye kugira ngo yinjire. bemereye Imana kugira ngo yinjire aho ngaho ahera cyane, nk'ubugingo bwa buri mwizera wese. aho niho yinjiye ahavugira ibyo byose, kandi hatangira kubaho kwitandukanya ko mu mwuka mbere na mbere, kwitandukanya n'imihango, imigenzo n'ibindi bintu byose byagiye biba kururu nabo, kugeza ubwo ndetse hazabaho no gukira mu mwuzuro, igihe bazahera ko bakajya mu izamurwa. byose bibanza gusohora mu buryo bw'umwuka kugira ngo yaho bigaragare mu buryo bw'umubiri ufatika. rero ibyo yavuze kirya gihe byose mu buryo bw'umubiri we nibyo birimo bisohora none, bisohorezwa muri buri wese muri twebwe. uyu munsi wa none turimo turabona ugusozwa kw'ibyo arimo akora uyu munsi wa none muri buri muntu wese ku giti cye. kirya gihe byari ibintu byo guhamiriza iby'Imana irimo isohoza none, ikora none, kandi by'ukuri niwe ushobora gukingura ntihagire ukinga, kandi yakinga ntihagire n'ukingura. rero kugira ngo hagaragare ubwami bwa Mesiya hagomba kuboneka urugi rw'ubwami kugira ngo bwimikwe. akaga gakomeye nako nuko kazasohora, kuko afite imfunguzo za kuzimu na rupfu. niyo mpamvu ashobora no kuba yabwiriza ya myuka iboshywe iri mu nzu y'imbohe, ndetse atari mu bisekuru gusa, ahubwo ndetse nabo muri kino gihe cya none nabo. ibyo byose rero bizagenda bitangira mu buryo runaka, hari inzira bizacamo, bizatuma akingura abazima n'abariho bose, abazima n'abapfuye bamutega amatwi. mwumva? rero muri icyo gihembwe ni mu kubwiriza kwa babandi bagiye mu bisekuru byatambutse. ubu nibwo bagiye bavuga ngo, kimwe mu bintu bagiye bavuga, baravuga ngo igihe azagaruka aje kubwiriza inzabya z'umujinya n'ibyago. ariko ntabwo bakagombye ko baratekereje ibintu nk'ibyo ngibyo biri hanze, bitari mu byanditswe. niyo mpamvu kirya gihe byabaye ngombwa ko marayika Mikayeli n'abamarayika be batwara umubiri wa Mose, kubera ko iyo baza kuwureka bari rwose kugenda bakawutwara bakajya kuwugira ikigirwamana. bashoboraga ndetse no kuba bawushyira ahantu bakavuga bati ntabwo tuzamukura hano adakangutse. bityo nyuma hagombaga gusigara Yoshua wenyine na Kalebu. bashoboraga kumufata bakamugira aho ngaho, bakajya bamwitegereza, kubera ko bari baraje bafite ubwo bumenyi
bw'uburyo yigeze gufata inzoka akayishyira aho ngaho nk'ikimenyetso kugira ngo bajye bayireba bahere ko bakire. Rero by'ukuri bari bafite ubushobozi bwo kuba na Mose bamushyira aho ngaho bakamugumishaho. Bari bazi inzira z'uburyo bafata umubiri w'umuntu wapfuye bakawugumisha aho ngaho ntubore, bakawitaho, bakawutera imiti yabugenewe ugakomeza kuba uhari. Bakavuga ati uyu niwe watubatuye, turategereza azazuke, ntabwo twamukura hariya. Uko niko byari bimeze. Mwirebe n'ibyo Yesu yababwiye kirya gihe. Baramubwiye ngo twebwe twizera Mose. Mwumva ibyo byose n'uyu munsi wa none bari bagifite iyo mihango n'imigenzo yo guhengamira mu bintu nk'ibyo ngibyo. Uyu munsi nanone murebe uburyo harimo hasora nk'ibyo ngibyo. Ariko hariho byinshi by'ukuri, byinshi byo kuba byavugwa. Ariko niwitegereza neza, mwene data William yatoranyije isomo, ndetse hakaba hashira imyaka 2, imyaka 3 kugeza ubwo ataravuga yeruye ibirimo. Nyuma yaho akazatoranya isomo nanone wareba ukumva n'utuduke yavugagamo duke. Ubu noneho nibwo hagiye havugwa isomo kandi rikubiyemo ibintu byinshi bikavugwa mu buryo bwagutse. Ejo hatambutse nabwo mwarabibonye, wari umunsi wo kuba umuntu yakomeza kuvuga. Kandi Imana izi yuko ibi ndabivuga mbizi kuko hari ikintu cyari gihari nari nazanye, ariko wari umunsi wo kuba umuntu yakomeza kuvuga. Nuko nazanye igitabo cy'ibimenyetso 7 ibisekuru by'itorero n'imirongo nari ngiye gusoma, ndetse n'ubutumwa bumwe na bumwe nagombaga kugenda nsomamo imirongo, ariko ibindi byose ndabijyana. Ntago nigeze mbisoma. By'ukuri nuko hariho gusurwa kuri aho ngaho. Ariko nyuma yaho nibwo naje kumva ameze nk'umuntu urimo kugurumana, kuribwa, kwa kundi batari ibintu bisanzwe. Ariko navuga ko byabaye nko gucyahwa. Nyuma yaho ngeze mu rugo nabwo numvaga nshaka gukomeza kuvuga, nkomeza kuvuga. Ibi ni ibintu numva ngirwa ni gute ko bidasanzwe, ni gute wifuza gukomeza kuvuga. No mu buriri nari nkikanuye gutyo, ndavuga nti by'ukuri uyu munsi hari ibintu byinshi by'ukuri. Nujya kureba mu nyigisho zabanje arizo zari zirimo ibyavuzwe, nanone n'ubu ngubu ukitegereza nko mu kwezi kwa 4, ukwa 3 cyangwa se no mu kwa 5 wareba uburyo ubwo bukozi bwari bukiri mu buryo bw'ubuhinja, mu buryo bwavugaga, mu buryo bwabonaga ibintu. Imana ikagenda idukingurira ishusho. Byibuze twebwe wenda bo bari bakuru icyo gihe, mu myaka 10, igihe yari afite imyaka 10 igihe yatangiraga, kandi yari umubaji. Umuntu akaba yakwibaza ati byagenze gute no muri cya gihe cyo gutangira kwa mwene data William, uburyo yatangiye byari bigoye. Ariko muri twebwe uburyo Imana yaduhaye umugisha wo kugira iri hirwe ryo kumubona ubwo bukozi bwe butangira mu buryo buciye bugufi. Ariko hazashyika umwanya ubwo ndetse ubwo bukozi bugomba kugera mu rwego rwo hejuru, mu gukura kuzuye. Aho ngaho muri ubwo buryo bwo gukura nibwo ubwo bukozi buhera ko bukagenda bukagaragara nk'ubucitse intege. Ni ukuvuga ngo bikaba ibintu bigoye. Mwibuke cyagiye bavuga ngo hozana hozana, umwami uje mu izina ry'umwami, bakazana imikindo n'ibindi n'ibindi. Bari banezerewe, ariko we yari magana kubambwa. Ntago bari bazi icyo ari magana kujya gukora. Ndimo ndibaza nawe aho yarimo agenda. Mwumva ko ibyo byose bigomba kugenda bikagera ku iherezo ryabyo, byabaye kubambwa. Kimwe na bya bindi byavuzwe ko nta n'umwe
mu bahanuzi nta n'umwe no mu bayobozi b'iyobokamana wigeze ahanura ko azapfa mu minsi 3 akazuka. Murebe uburyo yasize abyanditse nabyo, keretse Yesu gusa ndetse n'imyera ibiri nibo bonyine babashije guhanura ibyo. Kubera ko igihe mwene data William ibyo yavuze birebana n'ibyahisho 11, ibyo yavuze byose nta na rimwe yigeze yivuga nk'aho ari we wiganishaho muri icyo cyanditswe. Yarabivuze rimwe na rimwe, niba yaranabivuze mu mvugo nk'iyiganishaho mu buryo runaka, aho yabivuze kugira ngo bizasohore cyangwa se bizahinduke ukuri. Kubera ko Bibiliya irabivuga ngo batoboye ibiganza byanjye n'ibirenge byanjye, aho yarimo yivuga nk'uwivuga. Aho ngaho Dawidi mu kubivuga atyo, aho yarimo aganisha avuga kuri ubwo bukozi nawe. Niyo mpamvu njyewe nagiye mvuga nti ibyo byose bizagenda bihurirana mu buryo buciye bugufi bworoheje. Namubwiye nti niba ari no gupfa njyewe nabikora. Nyuma yaho ndibaza nti ni gute ibyo bintu nabivuze. Naje kubisobanukirwa nyuma. Kubera iki rero byansabye kubikora ntyo, nkagerageza kuvuga ibyo ngibyo muri ako kanya igihe ntari nshoboye kuba namufasha. Nta nubwo nari nsobanukiwe ayo magambo yarimo avugirwa aho ngaho, ariko mwitegereza uburyo byose byaravuzwe. We kandi yari umuntu by'ukuri wari wacitse intege, nta mbaraga asigaranye, ariko ari aho ngaho byose asigara ameze neza, nta kibazo afite. Nkakubwira ko ngiye gupfa ukanezerwa, nka kwa kundi yari yacitse intege. Nuko ariko nka kwa kundi uko byagenze nuko by'ukuri umuntu yishaka akibona, nka kwa kundi yabimbwiye ati irebe wishaka wibone mu byanditswe, wihuze wisanishe n'ibyanditswe. Rero mu kwibona mu byanditswe umuntu aba agomba kwisanisha n'ibyanditswe kandi akabisohoza, byaba byiza cyangwa se byaba biteye agahinda kubirebana n'ibyo, ugomba kwisanisha nabyo. Ni kimwe ndetse n'aba bandi bose barimo bakora ibyo barimo bakora n'ibyo bazakora. Abo ngabo nabo ntago bazifuza kwisanisha n'abo bantu, ariko bitinde bitebuke bazisanga mu byanditswe, bazibona mu byanditswe, barimo bashushanywa n'abo bantu ibyo bakoze muri icyo gihe cyabo, nabo nibyo barimo bakora none. Rero kirya gihe cyo gutangira kw'akaga by'ukuri ni ibintu bizagenda bisobekerana nabyo, kandi bizagenda bizamuka, nibwo batazabitahura abo mu isi, ntabwo bazamenya akaga gahari. Ariko niba rero bazatahura ko byose byatangiye, byose ariko byaratangiye. Murebe guhera mu kwezi kwa 11 muri 2018 uburyo yatangiye guhagarika gukoresha izina. Nyuma yaho ndetse hahagarikwa n'umubatizo na biriya byose. Ibyo by'ukuri byari ibintu bigaragaza ikintu ngirakamaro cyane kubirebana n'impinduka za dispensation. Uhereye icyo gihe ugakomeza mu mwanya wari wose, ibihano by'Imana byashoboraga guhera ko bikamanuka. Kabone nubwo muri 2017 yabitubwiye ko ntiyagenda twari guca mu kaga gakomeye, kubera yuko nicyo cyari gukurikiraho mu gihe Imana itwaye message, hahera ko akaza ibihano. Ariko mwitegereza uburyo muri kirya gihe kirashushanya kino gihe turimo none twebwe, igihe ubwo neza aricyo kitari cyagiye neza ubwo igihe turimo ni iki ngiki, ubwo Imana irimo ikorana n'itorero ryayo, ibaha kwizera ko kuzamurwa. Rero hatabonetse kagahe yarari hano, ariko gashushanya kino gihe cya none. Iyo kano gahe katahaba ntabwo twari twakira kwizera ko kuzamurwa. Ubu nibwo turimo turamenya impamvu y'ibyo byose, kandi nuko Imana iri hagati mu ishyanga ryayo. Iyo bitagenda bityo hakabaye haciyeho igihe ndetse turi mu kaga gakomeye hano ku isi. Ibyo rero dore nibyo batajya bamenya benshi, aho kugira ngo bashime Imana
n'uyu munsi wa none ko itohereje ibihano bagaciraho iteka wa wundi Imana yashyizemo imbabazi bwa nyuma, bagasuzugura, bagatesha agaciro imbabazi z'Imana, bakavuga ati aho kugira ngo bashime Imana ko tutinjije mu kaga gakomeye, Imana ikaguma mu itorero ryayo ituye hantu hubakishijwe amabuye mazima ahera cyane, aho kuvuga batyo ahubwo bakagaba igitero kuri ya Mana imwe ya yindi n'ubundi mu kwigaragaza kwayo gukomeye cyane kubayeho nyuma ya Yesu, ariko kwigaragaza kurimo gusohora none, kubera ko ni Imana ubwo yigaragaza mu gusoza gahunda yayo, mu kwigaragaza gukomeye cyane, nka kwa kundi yigaragarije muri ya ngando ya Mose. Byari ukwigaragariza ahera cyane, ntabwo byari hanze cyangwa se mu kibuga cy'ahera. Birya kandi byari urugero ushushanya ibindi bizakorerwa ahera cyane mu kugaragara kwayo ubwayo, ubwiza bwayo, ariko bikahagaragarizwa none mu buryo buciye bugufi, kugeza ubwo ndetse n'inkingi y'umuriro batigeze bayibona, ariyo yari ituye aho ngaho, ikaba yari ihari. Branham yarayibonye kuko yari ari muri dimansiyo ya gatandatu, ari mu mubiri wa teofaniya, kuko mu mubiri wa teofaniya yego ushobora kuba wayibona ukabona ibyo bibera muri ayo madimansiyo byose, ariko mugatahura uburyo abantu bo bari aho ngaho bo ntibigeze babitahura, ntibabibonye. Ni ukuvuga ngo by'ukuri hari ibintu bizaba birimo bigenda biba, kuko yavuze yuko yari isanzwe iri aho ngaho, iyo nkingi y'umuriro nyuma yaho iza kumanuka. Ntago bazayibona kabone nubwo bakwifuza kuyibona, nka kwa kundi Abaheburayo babibonye kirya gihe muri cya gicu ku manywa cyabakingiraga izuba, nijoro kikabamurikira mu nzira, ariko ntibatahuraga yuko yari mu mubiri wa kimuntu. Ibyo ngibyo ni inkingi y'umuriro iri imbere mu itorero, biroroshye. Nyuma yaho inkingi y'umuriro yaje kumanukira mu kumba k'imbaho, aho nanone ni mu bundi buryo bwo kubibona no kubitahura, ntimwumva? Iri aho ngaho, aho nta byinshi twabivugaho, byose biroroshye. Ni nka kwa kundi yinjira akaguruka akagenda akajya, mwarabyumvise uburyo byavuzwe, akagenda akajya ahantu runaka. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu byose nibyo twebwe uyu munsi wa none tubasha kubona kandi tugasobanukirwa, ni ukubera ko ari imbere muri twebwe mu kumba k'imbaho mu bugingo bwacu. Niyo mpamvu dusobanukirwa tukabona byose bisesuye, kuko ari aho ngaho imbere mu bugingo. Naho abandi bo ntago yinjiye, kuko bamukubitiye urugi mu maso, baramukingirana, bamuheza hanze, bahera ko barwara uburwayi bw'ikibyimba cyo mu mwuka, kuko banze ubwiza bw'Imana. Rero niba ukomanze ntibagukingurire, ariko kuko we afite imfunguzo, mwumve uburyo yabisezeranije ko ashatse yakingura ikuzimu akashyira uwo ashaka. Ntabwo unkingurira, uretse gatoya, reka nze ndebe, kuko njye mfite imfunguzo za originali. Uribwira yuko ushobora gukinga, akingura akagusohora, akakujugunya mu kaga gakomeye, akagusora mu gisekuru kibe rikomeza imfuruka. N'ubu ngubu ese ni gute uzajya kwicara mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama? Ntabwo ari hariya, ni ahangaha bibera. Ahangaha niho nambarira umwambaro. None si uwo mwambaro ni uwuhe? Ni umwuka wera, ni Imana ubwayo. Niyo mpamvu mwabona igihe cya gihe yaravuze ati aho ngaho ntabwo mpatuye, ntabwo ntuye muri we. Niyo mpamvu havuzwe ngo nimuzirike mu musore hanze. Bamucishije mu muryango, yinjiriye mu idirishya, bamunyuza mu muryango asohoka. Mumujugunye, uwo ngo ashatse yajugunya hanze, ashatse yagira uwo asohoka akamuta ikuzimu, ashatse yakura ikuzimu, ashatse yanashyirayo uwo ashatse gushyirayo. Ibyo ngibyo ni ibyahishuwe igice cya 11, ikimenyetso cya gatandatu. Icyo ni ikimenyetso cya gatandatu. Igihe ibyo bizaba bigeze mu gasongero ku musozo, icyo gihe hakazaba harimo hakora ikimenyetso cya gatandatu. Elisha cyagiye yarahindukiye, aravuga, amadubu aragaragara, yarabavumye, yavumye abana
mwumva abo ni ba bana ababyeyi babo bari barigishije gutukana kuba bakobanyi, ariko nimwitegereze n'ahandi havuga ngo nimugende mwice urubyaro rwabo rwose nimugire n'umwe musiga, nukivuka mu mwice. Ntimwumva ibyo ngibyo nuvuga ngo icyitwa ko ari urubyaro rw'abo babyeyi babo bose ntabwo kirya gihe yigeze agirira n'impuhwe abana bato, yarabavumye. Niko hatubwira umuhanuzi warakaye. Ariko rero ibyo ni bya bindi bivugwa ngo nimwubahe musome urya mwana kugira ngo atarakara, bityo ako kanya ibyo bikabamanukira, ngo mukamanukirwa. Murumva ko ibyo bivuga muri ako kanya bikabatungura. Mwumva kuko uburakari bwe bukongezwa vuba, aho ni vuba muri ako kanya uburakari bukabituraho. Ni ukuvuga ngo ibyo byanditswe byose bizagenda biba birimo bihinduka ukuri bisohora ubu ngubu none muri kino gihe. Ntabwo ari uko by'ukuri umuntu yifuza yaba ari byo yifuza, ariko mwibuke ko mu kuboko kumwe harimo umugisha, mu kundi kuboko kabamo umuvumo. Niyo mpamvu yavugaga ko mu gusozwa kw'ikimenyetso cya gatandatu ari igihe gihinduka ukuri kigasohora. Nuvuga ngo igihe kiza cyaba kirimo kigaragara. Uko niko gutahurwa gusozwa kw'ikimenyetso cya gatandatu, barakivumbura bakagisohoza. Ibyo ngibyo birimo biratangira, kandi mu buryo ibidukikije nabyo bigomba kumvira, bigomba kubaha. Kandi murebe uburyo ibidukikije birimo birabanza mbere na mbere bikumvira ikiremwa muntu. Intore nazo zirimo zirumvira ijwi ry'Imana, bakurikiye isanduku y'isezerano. Iryo jambo kubaha, kumvira, nimurireba mu mpuzamagambo riravugwa ngo ariko nibumviye, ariko bakavuga ngo ba bandi bumviye. Nimwumva, nimukumvira, mukubaha. Rero ba bandi bumviye muri kino gihe cyerezo bakumvira ijwi ry'Imana, bagakomeza kugendera muri bya bindi nka Yoshua yavuze ngo mwiyeze kuko ejo Imana izakora ibitangaza muri mwe. Mwumva aho habaye itegeko, haboneka abaryumvira. Wenda hariho abandi batabikoze, ariko abo ngabo bo barumviye, bumvira ijwi ry'Imana muri kino gihe cya none. Kubwo kumvira rero abo bubashye bazakira isezerano ry'Imana, bazahabwa iby'Imana yasezanije byose. Byiza twakomeza kuvuga dutya, ntabwo twabona aho tugarukira. Iteka ryose ni uko nguko bijya bimera. Nka ya Zaburi wavuze, ni ya Zaburi ya 24 bwa mbere yayishyize muri Bibiliya. Mu nyigisho zimwe yandikaho kuri iyo Zaburi Yahawehe na Yahawehe aha kabiri muri Bibiliya ya kabiri. Ni ukuvuga ngo mwunamuke mwa marembo y'iteka mwe kugira ngo umwami w'icyubahiro yinjire. Uwo mwami w'icyubahiro ninde? Ni Uwiteka. Aho kuri Uwiteka yandikaho Yahawehe. Hasi naho ibyo biri mu nyigisho za Bibiliya yanditsemo icyo cyanditswe. Ariko ibyo ni ibintu bikaze cyane by'ukuri ibyo Imana yaduhaye, kandi byose bigeze kure cyane kugeza ubwo murebe uko uyu mwaka watangiye n'ibintu byose byagiye bivugwa muri iyi minsi kuva mu kwezi, kandi murebe n'ubu ngubu nta nubwo twari twagera no mu kwezi kwa gatandatu. Uyu mwaka ni umwaka w'urufunguzo ukomeye, n'undi nawo ni ngombwa gukanura cyane, kuba maso, kwitegereza ibintu byose, kubera yuko byose yagiye abigaragariza muri mwene data Branham, kugeza ndetse no mu bukozi bwa mwene data William, nabyo hari aho byari bihuriye muri ya myaka 56 nayo irebana n'ubukozi bwe. Ariko ntago twebwe tujya twishingikiriza ku matariki n'ibindi byose. Iteka ryose turabivuga tuti tube maso gusa. Ibintu byinshi urabivuga, nyuma yaho hakaboneka abakurwanya, abatukana, babikoba, babiseka, bakugabaho igitero, bavuga ishingiye kuri ibyo. Niyo mpamvu bimwe bizagenda
bihishwa icyampa ndetse muri kino gihe bikazaba ko ndetse akaba ari bwo twese turi hamwe tukazabadobute, bityo tukazabasha kugirana ikiganiro nk'iki ngiki cy'umwihariko mu ibanga. Byose bizaba mu buryo bworoshye. Reba Mose na Eliya cyagiye barimo bavugana nawe ibirebana no kujya i Yerusalemu. Kirya gihe murebe uburyo ari bo bagenewe bya bindi yanditse hahandi ngo nuko bo bari basanzwe bazi ubutumwa bwa Yesu, kuko bari barabanye nawe. Murumva yuko nyuma yo ku musozi w'Ihindurirwaho bari kumwe nawe, na imbere yaho by'ukuri biragaragazwa ko bari bahari n'ubundi, kandi bari baraherekeje Yesu ibihe byose kugeza ndetse no ku musozo. Muri icyo gihembwe rero cya adoption nabwo Yesu yarimo agendagendana ari kumwe n'ubwo bukozi. N'uyu munsi wa none mu gihembwe cya adoption abana b'Imana bari kumwe n'ubwo bukozi, buri kumwe n'intore, kandi ubwo bukozi bubazanira icyo gitabo gihesha uburenganzira muri urwo rugendo rugana mu gihugu cy'isezerano mu mubiri mushya. Kandi tuzi ubutumwa twazaniwe na marayika, kandi ubu dufite ubumenyi bw'ibyo byose. Rero aho niho muri iki gihembwe cya adoption. Niyo mpamvu nyuma yaho bizavugwa biti ariko se ntago twibazaga ko hagomba kuba bizamurwa. Ubwo bukozi buzabasubiza bibabwire biti byo byarabaye, byararangiye. Rero kirya gihe byabaye ngombwa ko abibabwira ati sinari naribabwiye yuko nzabambwa ndetse ku munsi wa gatatu nkazuka. Niyo mpamvu rero ndahangaha ko yari yazutse. Ni kimwe ndetse n'ibizavugwa bibwirwa babandi nabo ati none se nitwibwira ko hagombaga kuba umuzuko, warabaye, byararangiye. Nuko aho ngaho hatangiye gutangwa ubuhamya bw'ibihano. Ababwira ati narabibabwiye, nka kwa kuntu umuntu ahagarara mu maso y'umuntu akamubwira ati nari narakubwiye. Ni kimwe ndetse n'ibyo bizisubiramo, birimo byisubiramo none igihe ibyo ngibyo bizaba birimo biba. Azabwira ati kwa kundi havugwa ngo bazabwirwa bati, ubwo ni bwa bukozi buzarimo buvuga, kuko iteka ryose ni Imana ivuga ikorera mu mubiri w'umuntu. Niyo mpamvu uwo mugabane wa mugani w'abari 10 nawo uragaragaza ibyo ngibyo byakomeje kuba. Handi bavuga ngo mwami dukingurire. Iteka ryose umuryango, irembo ni umubiri wa kimuntu. Bazakomanga ku rugi, bazakomangira umurinzi w'irembo, ababwire ngo ntago mbazi. Nuvuga ngo ntago yabemereye kwinjira mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama kugira ngo bahabwe umwambaro, umubiri w'iteka ryose w'ubwiza, kubera ko byabasaba kunyura muri iryo rembo. Rero nibwo bazatahura yuko ari aho ngaho, nibwo bazahaza bavuga ati uretse gato turindire, nanjye ndashaka kugenda. Niba ari muri iryo rembo ati ndahinjirira, kuko bazaba bamenye ko hari abagiye. Bati runaka ari hehe nawe? Bazasanga bagiye. Ati rega natwe turashaka kugenda, duhe kuri ibyo ngibyo. Natwe nta kubivanga, bigomba kuba bitandukanye. Umuceri, ibishyimbo. Niyo mpamvu igihe nyuma yaho bagarutse basaba amavuta, baravuze ngo nimugende mujye kwishakira. Hazagera umwanya ubwo ibyo ngibyo bizaba, bazagerageza kushakisha ariko ntibabibone. Uvuga ngo icyo gihe, igihe cy'imbabazi z'Imana, ntago bazazibona ukundi. Ntago iki gihembwe kizongera kwisubiramo ukundi, ahubwo bazasigara bavuga bati mwami dukingurire. Ntimwumva, bazamwemera bamumenye nk'umwami wabo, ariko intore zo zizaba zaramaze igihe kirekire zimuzi nk'umwami wabo. Ubwo nibwo azabwira ngo ntago mbazi, simbazi, sinzi ngo muri abahe. Benshi bisigare mu gihembwe cya 7, abandi mu gihembwe cya 6, abandi mu gihembwe cya 5. Ntago nzi ngo muri abahe. Aho niho tubwirwa ko bazajugunywa. Ntimwumva, uwo ngo ni wa wundi ufite urufunguzo rwo kuba yabata no mu kaga gakomeye.
ariho ikuzimu kandi izaba ari dimansiyo ya gatanu yakingukiye hano ku isi. Ibyo byose murebe uburyo bisohora muri buno buryo kandi mu buryo busanzwe twese abantu bazi, twese tuzi, mu buryo Imana nayo ikaba irimo igenda itegura abantu runaka kugira ngo babe biteguye bari maso, kandi ibyo bintu byose bizagenda bikomeza kugenda bivugwa kugira ngo mvuze ngo imbere gato, kuko byose ni bimwe. Hariho ibintu bimwe runaka akenshi ingabo, mu ngabo hari abantu baba bazi ibintu bimwe abandi batazi, nk'imikorere, strategy z'intambara n'ibindi. Hari abantu bamwe baba babizi, ntabwo ari bose. Ubu ngubu rero nibwo nanone Imana yatwemereye gutanga ibindi byisumbuyeho bitandukanye. Buri mwanya wose agatanga ibindi byisumbuyeho, kandi ntago inshuro nyinshi bijya bivugwa mu buryo bweruye, kuko ntago tuba twifuza ko hari abantu bakwinjirana gukabya n'ubufana muri ibi ngibi byose Imana yakomeje kugenda iduha. Ariko ni ibintu bikomeye cyane, kugeza ubwo hariho itsinda, hariho ishyanga, itsinda cyane cyane hano muri Puerto Rico, kubera ko ikimenyetso cya karindwi mu guhishurwa kwacyo mu mwuzuro nuko bizaba byaramaze gusobanuka hagati mu ntore. Intore zarabisobanukiwe igihe azahishurwa ubwiru mu mwuzuro, aribyo birimo bikorwa none, kandi twakomeje kubitahura, dutahura ubwiru bwo kuza k'Umwana w'umuntu azanye n'abamarayika be. Na n'ubu yego hariho ibintu byinshi bikibura byo guhishurwa, ariko uko tuzagenda twegera tuzagenda tubitahura, tubona ubwo bwiru uburyo bugenda buhishurwa, kandi nibyo bitanga kwizera ko kuzamurwa. None se ni iki cyagaragaje ububyutse bwose? Ni iki cyateye buno bubyutse bwose muri kino gihe? Ni iki gihe cya none aho tubwirwa ko ububyutse bwa nyuma buzabera mu ihema, ariko ntago byari byarabaye mbere. Nuko hariho igihe cya dispensation y'ubuntu. Yego kirya gihe harimo igihe cyo kubaka ahera, nyuma yaho n'igihembwe cyahera cyane, ariko mu gihe hasohoraga ahera cyane hagomba kuba hariho imbabazi mu ijuru. Ariko noneho mu gusoza urwo rusengero mu kurwuzuza nibwo noneho ahera ko agasohokayo, noneho imbabazi zera ko zikagaragarira hehe? Mu rusengero rw'umwuka rwa Kristo, mu itorero rye. Ntabwo imbabazi bazazisanga aho ngo kuko atagihari, ntagihari. Niyo mpamvu ari ibintu bikomeye cyane twagenewe twebwe. Ni ikintu gikomeye cyane kuruta uko twabitekerezaga.